twebwe njyewe ntabwo nihagije cyo cyumva ase hari ikintu njya mbona ndi kuba ntabwo njye nihagije ku buryo numva ntakenera kiramana ntabwo nkenera ariko ntabwo ari we nkeneye kugira ngo ibintu byanjye bisubire ku murongo cyangwa byongere birego cyangwa birimo mugirira ishyari mwana uzikuru mureba ziko agira views 100 se gira ikintu waha ntabwo uri ufite impuhwe muri iyi si mu gihe koza amezi arenga 6 tarabona n'umuntu uvuga ngo uyu ndamuzi cyangwa wapi ntibabyitayeho ariko ntabwo washobora naje abangaba bari hejuru ukumara bandi bari kuganyira muri kumwe we nta muntu uravuga ariko ndi umwana nzazanira gukina umupira cyangwa haririmba byari ibintu bibiri gusa medicine igeze mbitekereza ngo nzaba umusari mukuru niko cyangwa kintu umupira byari ibintu kimwe ariko medicine igeze zikunda zigeze tekereza gusa ngeze ku ishuri narazikoze ngeze ku ishuri rero abantu twakoranye basoje bageze hanze babona umuntu ushaka gukora izo comedy wiwe yirefeye yabonye banyakso bakora ngoroka nayo ubwo we yarafite inzozi yo gukoresha filime rero ubwira kandi ibintu uzakora yara abantu bagiye basubira abantu benshi cyane muri nese yewe n'ubushobozi kwisaba kambwira ngiye ikintu nzi neza nategura kandi amafaranga make ku rwego rwanjye gahemba patinone ndabisubira abantu benshi kandi umuntu wese uzabona afite indirimbo yitwa inama ya disco y'uburara bamwita segimo icara ntabwo ngo bari kwicara bari inama ya giswa jureka kupanika n'ubundi nawe utanira akarori mu panina wigesha gasibira amakayura yumvuje bike ebyiri nta notero wakubona ubyikoreye yagira ngo urabashije uzaza nta muntu mbona waza ngo abishyire ku rwego ruhagije hari kuburamo iki rero ni njyewe ntaburamo njye byesipiramo bakabikora ariko today bahura n'abantu bakababwira nyine barakina bakabona abamuzi ariko ntabwo amucina kujya ibintu byabo wakinaga ngo abantu muzi ahubwo hari filime tugiye gukinamo yitwa ya filime bagahita bayita inganzwa series inganzwa buri na seri ako ntabwo nayo mfite muri gahunda kuzayikora ariko nayitekerejeho hari bora nashaka gukora meze ngenda kugenda kumera nk'uko ako ntabwo ngira nayo ko iryo zina ryo nayitekerejeho ako gatatu ebyiri gatandatu gatatu kabiri karindwi hari umuntu utayumvishe 0 gatatu ebyiri gatanu karindwi gatanu gatandatu kabiri karindwi ni si wo wangara umuvu batwandikire ni siriho bakurikiranye cyangwa tumaze kugaruka iziri kugenda izapfuye izarwaye izo yibye izanye cyangwa kijyanye na kamera kijyanye nyine cyangwa guhindura utazi nako nkora hari ukumenya se kundi kurenza uko bigaragara uri umufundo wese ko rumedo warobeshwe kubera ko nyirako yarwaye ubu nejo wakumva nkavuye none ubwo amaherezo none ndi gusenga ntakambira rurema ngo nyirakapfe ndeko nakebukana burundu we hari icyo tumva yewe ibyo wibitinda ko kurucira mukaso ugatwara nyuko wabona ni nawe ugenda ahubwo ngereka nkaguhindura nkuko nabigusezeranyije aho wakoze rwose nkwiye kwa gatuna mbwene ahubwo se ukashaka kumba kameze gute nyine ndashaka kuba ministiri uyu mutima wita super deep uvura ibisazi cyane cyane bikiri bito nk'ibyo byawe no mu gihe ntarabona amahitamo guhamagarira indera wifashije kuko ndumva ukomerewe pe twongeye kubasuhuza amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo twibutsa ko aka kanya turi kuri Bwoba Studio njye mumaze kumenyera ni Mr. Bwoba Promoter cyangwa se unyita inganzwa ijwi ry'abagore n'abanyarwanda bose muri rusange. Hano twongeye kwakira abakomediye ukibareba ubundi uhita useka ngira ngo muri kubabona nihanganye ariko biri kwanga biri kucika. Reka duhere hano kuri uyu mugabo ndi kubona wajyana umwarabu atwibwire ibwira abanyarwanda badukurikiye kuri Bwoba Studio. uyu muganda ze n'umwarabu uzana bitukuje yari bitukuje gende umugomani bitukuje banyita mbongo
n'ubundi rega abantu barakuzi kuruta uko wowe wanakivuga. Ni ukwibaraguza. Mbere na mbere hari abantu wenda bakubona ukina komedi, video zawe bakanazibona ariko ugasanga nta muntu uzi igihe watangiriye. Watangiye gukina komedi ryari? Natangiye gukina mu kwa gatandatu itariki 25 za 2020 kugira ngo kuri tariki nziza Bisaziyemo. Ari wowe na nuza ninde watanze undi mu gukina komedi? uyu nguyu yajemo mbere yanjye n'umwana nta mezi ntataha ari kugenda kureba impano z'uko ntabwo naje nko mu kwa 10 mu kwa gusa gusa magaza ari rero barasigaye gasoma ariko njye naje nko mu kwa 9 nariko bambe cyane mu kwa 10 ariko nasanze urumva indusha amezi n'umunani Hanyuma se nk'umuntu wagutanzemo muri kariyeri ya komedi, ni igiki wenda ushobora kuvuga ati yamfashije iki ngiki muri kariyeri? ntacyo Shangu yafashije byinshi ntacyo namufashije yafashije byinshi ni politiki para politiki ngende kugira ngo utambe nawe kama miliyoni ngaro ni boss wawe washajari boss wawe sinakora ntabwo bireba kuri ngaro mu ntabwo uri kugira ngo ufashe Yo, ari ibintu twabwiye bimeze yarafashije rero yarananyesipiye kugira ngo ugende okay, twagiye kuri Kanje. Kanje we ngaruka uva wamwakira muri uruganda rwa komedi, we waba kuva yanyine yazamo ni igiki yaba yaragufashije waba wibuka? nibo bamfashije mikoro rikerekana ngiye ntabeshya Ndi kuvuga mu rugendo rwanyu rwo gukina komedi. ngo nyine urumva byaramaze kugira naje mbere ariko ntabeshya ikintu ngiye n'uwo mfasha ari ubwo ameze nka manager wanjye ntabeshye wari wa muntu ubundi ngaro afite impano wajya ubundi amafaranga sinanga ameze nka Rosikara muri wane agira azana yakora no ariko wenda ntabwo avuga ngo ngafite amafaranga ariko nyine mu bantu muri sinzi afite iyo mpano abashaka kuba bafite amafaranga ntawe cyangwa akayagira ntabwo nyine yagira nta mafaranga agira ariko nyine nshobora kubura igihumbi akakibona iyo nabuze amafaranga nta kiburwa kibona Mbese tugaruke inyuma gatoya Kanje, wewe ngo niwe wamutanze muri komedi sibyo? Kumvisha ko akurushaho amezi agera kuri makeya. Ubundi wowe ujya gutangira komedi hari umuntu wagendeyeho runaka ukavuga ati mfite umuntu nje nshaka kuba nkawe, byakujemo gute kugira utangire kariyeri yawe ya komedi? rero ntabeshye ntabwo nigeze ngiye mvuga ngo ngiye nshaka gutangira komedi cyangwa nzakora ndi umwana nzazanira gukina umupira cyangwa haririmba, byari ibintu bibiri gusa. Komedi sinigeze mbitekereza ngo nzaba umusaruro kuririmba cyangwa akina umupira, byari bibiri. Komedi sinigeze nzikunda sinigeze ntekereza gusa ngeze ku ishuri narazikoze. Ngeze ku ishuri rero abantu twakoranye basoje bageze hanze babona umuntu ushaka gukora izo komedi wiwe yirefeye yabonye banyakso bakora noroga nayo ubwo we yarafite inzozi zo gukoresha filime rero mubwira kandi ibintu uzakora yari abantu bane bagiye basubira abantu benshi cyane muri nese yewe mfite ubushobozi ku isoko kamubwira ngewe ikintu nzi neza nategura akantu k'amafaranga make ku rwego rwanjye gahemba patinone nyakisubesipiye abantu benshi kandi umuntu wese uzabona ibintu byanditseho komedi, umuntu wigize gukora ibintu byanditseho skiti, ibintu byanditseho ibintu respect kuri nyakisona batunze abantu benshi uyu munsi mu buryo batazi. Mbese wenda muri urugendo rwa kariyeri ya komediyani hari ahantu wenda hari ukuntu dutangira ibintu tukavuga ngo
ibintu nshaka kubigeza hano. umuntu inama yagize mbirongeye mahora ku mungu wanda ikintu bita inama yagize afite indirimbo yitwa inama yagize bamwita segimo icara ntabwo ngo bari kwicara Bagira inama ya giswahili jureka kupanika n'ubundi nawe utanira akarori mupanina wigesha agasibira amakayura yujuje bike ebyiri nta notero wakubona ubyikoreye yagira ngo urabashije wanze kujoyininga inka nkawe hamwe maniga wanze kureba kwa Veronica ngaho icyo utamarira arakoze cyane. ariko abantu benshi ikintu bazi niba nka kiriya kuri platform ya Instagram sometimes nazo kujya tuvuga ati uyu mwaje mu bihe bimwe cy'abantu agiye kwitaranya hata byanyaryo nyine imbere yabo kwifuza gukora n'ibintu nk'ibyo none se reka mbabaze, ariko uyu munsi nawe aricara akavuga ati ndashaka pati ngo none se reka mbabaze, hariho umuntu wenda nk'iyo ukora umuziki cyangwa ukora komedi, hari abantu byibuze baba bari hejuru yawe, hari umuntu byibura amuvuga ati uyu muntu dukoranye gutya hari impinduka nshobora kubonamo, cyangwa hari uburyo ki runaka ashobora kunsapotingamo ibikorwa byanjye bikarushaho kumuvinga bitewe n'urwego birimo. tuvuga reka njye sibyo na support y'umuntu umva support nashatse kuvuga umva support nari mvuze. Ubundi hari ukuba wenda sinzi wenda niba ujya ubibona nko kuba nko kwa Kiramani ni urugero ngiye kuguha. Kiramani wari uvuze utangaho urugero rw'umuntu uri kuri level isa nkaho ari nziza, nko kuba wenda wavuga ngo wagiye kwakitingayo nawe bakaba bagusapotinga ugiye gukina boro zawe, ibintu nk'ibyo. Ntabwo navuze support zindi zijyanye n'amafaranga cyangwa ibindi bintu. Ukakitinga hari bakakubona na hano bakakubona muri ubwo buryo. njye sinkubeshye nta muntu ndarikiye mu Rwanda gukina no hanze habe n'umwe. Reka twumve kanje platform ya Danje genge ubundi twagize platform ya Danje ubu turatari kumwe tuzongera tugire iyo platform na genge yanjye tukiri kumwe ndabizi neza. nanjye rero njyewe kumva kabeza nta muntu nshaka gukina ntawe pe shabana bimenye n'umuntu ushaka gutekereza nawe hari ukuntu none se ko ntabwo nshaka gukina nabo bose ndabishaka bose nshaka gukina nabo ariko ntawe ni reka manze nkubaze gatoya aka kanya video zawe cyangwa urwenya rwawe ruri ku rwego wumva ushaka nyine birahagije, ariko ntabwo uwo muntu uzaza nta muntu mbona waza ngo abishyire ku rwego ruhagije. hari kuburamo iki rero? ni njyewe ntaburamo njye dusobanurireho gatoya. ukuri kuvuga ngo ni wowe ariko ntabwo turi kumva uburyo ki ari wowe. hanyuma makubwira ati urugero bwo zacu turimo turabona ari abantu batavuga ati abantu n'ibintu byose bishingiyeho ni njye n'uyu nguyu dufite turi bane wenda kanyuze turi batanu sibyo abantu bose ni abantu tukiri kumwe twegeranye gutya kabisa uwo wese washaka wamubona ku buryo isaha n'isaha n'ubundi n'ubwo dukeneye kandi biri se bavuga ese ngira video ikagira n'ugiye nyuma kabona abantu baje kwiyaba video ngo n'abantu bacu nta muntu mushyuri umuntu wese washaka abantu baje kwiyaba ko nakubuze nta muntu ukubwira ngo nakubuze ngo mu majama ko bari ntoya wose zino nabikora mu ukwezi no kuma gutangira gukora za project kama gutangira gukora nyine ziri se ni kuba bahise baje mu makamera n'ibiki byose barabyize ndabizi n'abigenzi banjye barabizi abari hafi yanjye barabizi sibyo urumva ngaho bizi barazisubirwa ariko ikintu nzi neza
twebwe ikintu twakubaye ibintu aka kanya ubundi bora ngewe reka mubwire umva bora ngewe nshaka ntabwo nshaka ngo nifuze kugira ngo wenda mvuge ngo umuntu kugira ngo ibintu bikunde ngewe ntabwo numva ngo hari umuntu waza abinkorera uwo ari we wese mu Rwanda uwo ari we wese waza akankenera nta muntu waza akankenera ngewe ngo bikunde kugira ngo ibintu byanjye bikunde ahubwo ngewe ubwanjye kuyijyanye wabyara ahubwo ngewe ikintu mbona cyafasha umuntu ubushobozi no gukora n'ubushobozi bwo gukora ibindi byose ntabyo bose ngo bakamubwira umuntu yakoze cyane ufite ubushobozi bwo gukora cyane twebwe njyewe ntabwo nihagije icyo cyumva hari ikintu njya mbona ntabwo njye nihagije ku buryo numva ntakenera kiramana ntabwo nkenera ariko ntabwo ari we nkeneye kugira ngo ibintu byanjye bisubire ku murongo cyangwa byongere birimo cyangwa birimo ntabwo ukenera agakina akamfasha bikazamuka ariko ntabwo ari bya burundu ariko ibya burundu ni njye wikeneye njye ubwanjye mu giti cyanjye wikeneye mfite ubwo bushobozi bwo gukora wikeneye nkora cyane mu by'ukuri sibyo urwanda indoro zacu zikoze gukora cyane birenze kubona abantu bagufasha njye simbuye ufite ubwo bushobozi bwo gukora cyane aho kugira ngo ubone abantu bagufasha gukora cyane wowe waba ushoboye gukora cyane ukabishobora ubwo bushobozi ukaba ubufite gukora cyane birakunda n'umuntu wese ubona wese uri hano hanze washobora gukora cyane ntabwo ari cyane mari bizaba noneho gira nk'ikintu wabwira abajeni bari inyuma. Hari abajeni baba bari kuzamuka bafite n'abantu biyesipiraho, namwe ubu mufite abantu runaka baba babiyesipiraho bakavuga ati tubaye nk'uyu mujeni byaba ari fresh, kandi namwe mufite intumbero yo kuvuga ngo tugere ahangaha. Ni iki wabwira nk'uwo mujeni aka kanya udafite platform n'imwe ashobora kuba yanyuzaho ibyo bintu ngo binagira ahantu bigaragara? Erega wibuke ko kuyikereya ni kimwe no kuba wabona abantu bahita bayireba ni ikindi. Gira ikintu waha mugira inama azero. Okay, sawa. Shaka amafaranga ugura platform ufite urugero rworoshye. Ntabwo ufite imwe. Umugore na proteza mu cyo cyo muri boros. Azanze ni umuhaga. Amafaranga. Muri boros andi bisabanye. Kandi ugomba kubyumva man access bwa dana fit. Na boros andi amafaranga zinjiza yatandukanye. Ibyo bintu byose mbikira. Birasaba wowe mu muri boros andi ugomba kumpeza. Kugira ngo nyine ararebwa n'abantu 200. Oya 10. Oya tuvuga 10 500 igihumbi urebwe n'abantu bari mu nzira. Wenda igihumbi nyine abantu banje baje kureba. Nyine kuri desi kugira ngo nyine byose. Desa igihumbi 5 10 200. Abo igihumbi 200. Uwo muntu ubwo bajya kuri stage ya mbere. Wenda harabagiriye na stage ba. Wenda nyine okay sawa. 200 nawe yabireka tujye mu birashoboka. Ubu umuntu abagize amahirwe babona bake. Akajya kuri stage ya mbere gaterwa n'abantu 10. Ukajya kuri stage ya mbere ikaba ari arende ikaba ari convince reka tubara ntabwo bigera ntabwo ari kubaho. Rero ugomba kugira umwana uzi kugira ngo umusandagere muri arena twunabire ahubwo uje hano muri boro yanga jewe boro yanjye ahise atangirira hahandi wihiringiye kuva kera. Usubona abantu 1000 abantu 5 10 gusa rentri ku 10 gusa hano bazakureba ari 100 bakureba ari 200 biba bishoboka umuntu akureba twebwe ntakureba ngiye kuri boro yanjye 15 kigoma abantu mu Rwanda n'abantu muri Afurika cyane abari abantu nyine bakugira akamaro ariko nanone ntabwo ari ubwo rwego kuko ikintu umuntu aba ashaka kuvuga ngo nimba wowe ufite ubushobozi bwawe ujye gushaka undi muntu aka kanya gira ikintu ushaka kumenya ndacyumva kugira ngo abantu bakwiteho neza sibyo ugize platform icyo ndacyumva ariko platform twagezeho mbere mu mpamvu zimwe na zimwe uzi neza ko uyu munsi bayo kubera ubu yipureminga utuntu duto ariko ukabona ko ibintu ari byo byinshi kamwe urugero rworoshye sibyo ushobora kuvuga ati urugero twakoranye
ariko ushobora bakoranye mu mafaranga make ukaba nta mafaranga uri kubayeho sibyo kaba ntagikora ntabwo ari kubwira platform ariko ukaba ubayeho buri wese nakwicara nkanota ibintu mwishyura ukwezi ugasanga nkabona ni ku byiciro hafi 10 z'ibyo wabonaga z'ibyo nabonaga nkiriyo ariko ibyo ukaba usanga ukora ibyo bintu birenze ibyo wakora gukira iyo hiti kandi ukabikora kubera iyo platform wari ufite icyo gihe uri hiti none njyewe ikintu ujya mbona abantu bibeshye ntabwo wowe wabona platform yakugira umuntu wadanje nta nubwo kuba umuntu yagufasha byakugira umuntu wadanje nyine birashoboka ariko wowe iyo ufite rolo yawe cyangwa ikintu cyawe wowe ushingiye wowe ubwawe icyo ari cyo cyose yaba ari impano cyangwa iki wowe nyine ukavuga ati mfite backup ese ko bakamubwira backup plan ati njye ubwanjye ku giti cyanjye narigize narizamuye nigeza nikora ndimbe 3 iyo platform iriho ndi jyenyine nazikoze baramfasha n'ibinanga nzakubona ko uretse gato ubundi nahoze numva ko ukunda n'ibiboro byo kuririmba n'iki kuki ugeze uduhana akapira nk'umuhanzi oya ntabwo njye gahunda ubuyimutse ahise ayivamo none se reka tugire inama nk'umujeni ari aho nta mafaranga afite ariko afite impano yo gukina nihe nama wamugira wa mujeni urasenge nyagasani yatekanose ntabwo ndi mu yatekanose ibintu byose bishoboka aho bishoboka ngabe ntabwo musho amafaranga yashoboye wala ngere namubwira kuvuga ngo ngenda gushora amafaranga nibo muri kigande reka mubwire uzatayashoye byakunda ko ntayafite ko bakugurugero rwowe urugero nkanjye sibyo wenda nakoze imyaka 3 sibyo simaze mu mwaka muri nikorera nese uri munsi gusa umwaka nikorera sport rating nko mu mwaka cyangwa hafi umwe oya reka ijya sport rating sibyo maze umwaka umwe nikorera bubu namaze umwaka umwe nikorera namaze umwaka umwe nikorera sibyo aha ni mamure ikange bimasene akaraba basoko man yesu mu kivuga kandi amanda yesu kwa man baza kuwasa support na support aso aso kubafasha ikimana yabafasha iki nawe utifashije man reka n'abantu bajya bibi abo nge ntabwo ari rema kugira ngo ngo banze ndavuga ati niba iya niba tuze bakora impamvu yandikiye bakubona urwo nifuza kugera rero hari umuntu nibyo ndi kubara abamwitiranye urwego man ngiye kubwira umuntu ufite impano uragowe wa muntu ufite impano yumva ko ibyo bihagije cyangwa hari gahunda ifite cyangwa cyadanje impano barazifite nta kimaze kandi nanone ifite akamaro hari wihira ukizamuka rwose ugikora umuntu akayikunda bitewe na gahunda n'umugisha bigakunda umugisha wawe iyo mpano yawe ni ifite ariko baza kwikora abantu batandukanye uwo muntu bihira abantu batandukanye ni kadani mu bantu nk'ibihumbi nka 500 kugira umenye kujya mu wibwirwa nawe abantu muri kumwe niba nujya wandikira muri video zawe wandi ubone ko comment utazi ushobora neza kutazi gibazo rero kuzandikirwa n'inshuti zawe man ndeka ngo urugero rworoshye bese manda akiri mu ntoki yaje yo kuri machine yo reka atamanyuga man imeze bite bro wikibeshya man abantu bajya gukora ibintu man yego man noti akaza agakora ibintu nuko akaza nk'imbere ya kamera hano ari umuntu wagusaba ikiganiro kugira ngo akwemeze urumva yakora ikiganiro agahita aza hano akakubwira ngo njyewe akishyiraho amakomenti mwatanu ngo murarenze atari kwisapotinga wenda yari ariho njyewe wowe ejo mushobora kuzashyira agakomenti mo hano ariko nkashyiraho umuturiro nkashyiraho uduki nta magambo nyine abandi akaba aribo bivugira uko bakuze urugero rwose mbakoraga ubu twabaga turi abantu bari hejuru ya veni rero ubwo hari uwashaka kwinjira sawa mani njye sindibeshye nakoze amezi arenga 6 tarabona n'umuntu uvuga ngo uyu muntu ndamuzi cyangwa uyu wapi ntibabyitayeho ariko ntabwo washobora naje abangaba bari hejuru
ukumara abandi bari kuvuga nyine ko muri kumwe we nta muntu uravuga ariko video y'umugisha irimo imwe nakivuga ni nako uno muntu wese uri gukora ibintu video y'umugisha kugira umuntu ayigure ariko n'ubushobozi n'urukundo ntabwo ari ibintu byiza iyo boro yanjye ni itimu umunsi bane yabaye umugisha turi babiri yatubaye umugisha turi babiri ngewe n'umwumve bitwa Fatima iyo boro yatubereye umugisha kuri mwese niyo nta na views nyinshi cyane ngiye gisekeje ita views zitarazi mu 40 ariko cyagiye twakoraga boro basigura ku ba DJ views ari ariko usanga ibyo byose kiza ngewe mpamvu umuntu w'iki gihe kama n'urugero umuntu w'iki gihe agira views mu 200 akara kuri platform wo wakoreyeho muri computer akabona ufite views mu 100 bro yicara nabizi ntabwo bishoboka urajyana urindo asange azwi n'abantu b'abasirimu ariko man uzi ko ujya ahantu kwijana usanga bose barakuzi usanga wenda babiri bakuzi ariko batanu barakuzi icumi muri gatanu mbese hari wenda tudatandukiye cyane mu rwenya cyangwa n'ubundi filimi cyangwa uko biri mu mujyi ujya kubumwe hari nk'uburyo wenda bwa gakondo mujya mubona ushobora gukinamo mu Rwanda cyangwa hanze ukabona ibyo bintu nyine byamera fresh hari abantu waba uzi wenda baba babikina ukavuga ati nk'uyu muntu wakora iyi boro nanjye mba numva nkoze nk'iyi cyangwa mu Rwanda cyangwa hanze bya gakondo umuntu ujya ugerageza niko agasanga akabigira nyine tu ibintu bya kera akagura inyama ibintu byinshi ariko nawe se mu mujyi nawe abigira life y'iki abigira life y'iki gihe ariko abarimo life ugerageza nawe ukajya uva mu cyangwa bakakubwiye n'umusizi industry yacu iyo boro nipo uburyo bushoboka ni akaboro gato uba uzi ko Rwanda yose man ni akaboro gato ku buryo bushoboka rero ikintu cyose cyo gishoboye wowe ku giti cyawe icara utekereza ikintu uvuze kuba abantu batandukanye n'icy'abandi manu yesu ushoboye ibyo bintu yesu icyo kintu bakicana hasi nkubeshye nk'ibi boro twe batuzi sibyo tumara igihe kinini tutabikora ariko wamubona bya bintu by'abatakishwa bari ibintu nyine hari abandi bantu bajya banabyesipiramo bakabikora ariko today bahura n'abantu bakababwira nyine bakina bakabona abamuzi ariko ntabwo amucina bya bintu byabo wakinaga ngo abantu bagendaga muri ya style yanyu nyine abandi nyine umuntu aba akuzi ngo kuri icyo kibazo kugira gutya baruke zirimo amasawundi menshi natwe twarazikineye rero twe tuza tumanga kandi kaboro ibintu byinshi ndakaza ahubwo nakibutse ntabwo twasoza mutakanyujijemo reka nibishoboka munyuzeho kamangara nkuhangare gatoya ndetse ubundi babwirwa n'iki kari mwe mwaje yihangane bataduhamagara ubutaha oya n'amahindiro twaje dukora ahantu henshi abantu turabwira ati bazajya kubireba ahandi bazajya gukora bakubwira ukuntu babikora kagaye mfite ahubwo hari filime tugiye gukinamo yitwa ya filime bayita mwita bayita inganzwa series inganzwa ariko manzi ibi bose natekereje biri na seri ariko ntabwo nayo mfite muri gahunda kuzayikora ariko nayitekerejeho hari bora nashaka gukora meze igenda kugira ngo ariko ntabwo nyine ariko iryo zina ryo nayitekereje aho content creator abantu benshi niba usanga bakoze amafilime yenda gusa baba batekereje bakanabeshyera usanga komedi nyinshi wenda cyangwa boro zasohotse zisi ese ikintu nyine wabona kwisi boro banaziho hano abandi bajya bareba iyihe inganzwa series okay dusoza babwira buri wese ndabizi buri wese afite platform anyuzaho boro ze nabwira abantu bashobora kubasanga bagasanga n'ubundi izo boro zanyu twagiye garo baje kuri imwe byose n'ikintu baje kuri bamubona baje kuri iwe bambona ariko iyo niyo boss mukuru ni boss mukuru uzoza tuma abantu batatu kumenya kuntekerezaho batekereze
ubwo nibyo mwese ko yabyemeye imbere y'abantu baramwibye sha boss wanjye kamera yajyaga niza kamera barayimwibye bamukoze nyine barabura gati baza kuri platform iyi banamwandikira iyi yo kwa mukunda cyane yo kwa mukunda cyane ngari umuvu ubu se kanji ntuza ntabwo ihari zamuhitana urebe cyangwa se mwica ahubwo ibintu umaze kubona mugirira ishyari mwana gusa mureba ziko agira views 100,000 se kandi uriya ushobora kuzajya ujya ukajya mu inshuti yawe kumbe ndi kukuramo cyangwa byo ugisha atari seri ikibazo nawe muri siri niyo kibazo cyawe ariko bagisha ushobora kurigirira reka ejo bundi kandi ntabwo yatwishe uriya dore ejo bundi azahari kuyobora umuhungu wanjye afite tarabisi muri amerika twese tuyatuzamura ayo nari umuhungu wanjye akaririmba arira ahura na marira ikiganiro twagisoreza ahangaha ji reka tugisoze abantu tubabwira ngo bazaze mwanze kubahanuza ngo bazaze kuri Ngarumuvu ariko hano ubutaha barababona muri iriya seri Inganzwa series si kuri iyi channel azatubona nanjye bo ko subscribe ni bakaba subscribe dushimiye abantu bose bajye bagaruka kureba umuntu wumva ari kunzi akore subscribe kugira ngo nawe ubone notification buri munsi ajya ajyaho arebe basohoye ntibasohoye natara ariko ajya areba okay ya buri munsi acekinga ibyo ni igikeke kurusha dushimiye abantu bose bafashe uyu mwanya bakadukurikira kuri Bwoba Studio dushimira na bano basore bari imbere yacu nk'umukire wande wasanga nanjye ari umukire wanjye mu ibanga rikomeye cyane ibintu bijya promota byose Bwoba kuri nimero yanjye 0.8 oya yivuge n'abantu bafite tara baguhamagare yivuge hari umuntu utayumvishe 5 ni si wo wa Ngarumuvu batwandikira ni CEO bakurikiranye cyangwa tumaze kugaruka iziri kugenda zapfuye zabaye izo yibye cyangwa kijyanye na kamera kijyanye na kamera za ushaka kamera ushaka cyane ushaka kuyi promote yavuze boro yawe biki byose n'indaya zivuge kandi azibwira abantu ntabwo zazikora murakoze cyane turabashimiye dushimiye n'abantu bafashe umwanya wabo bakareba iki kiganiro ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao